turaza kureba ibindi bintu cyangwa se kwibukiranya gatoya LGC nico turimo turahamagarira. Reka Tasi yafashe byinjiremo. Nuko mubizi abo twatangiranye, ubwo biraza gufasha nabo tutatangiranye wenda baje hagati n'abaje uyu munsi. Why soft? Kubera iki soft? Amen, amen. Nikazo twibibaza uyu mugoroba, tuzano kurongera igisubizo uyu mugoroba tuzagutaha. Amen, amen. Dusomye umurongo Yohana 7:38, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Hasi 34 bavuga ko yavugaga umwuka wera uzaza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero Kristo arava bazamwizera, hari ubuzima buzadubiza bava mu mutwe. Ariyo twavuze soft cyangwa se ubuzima bw'imbere bugana hanze. Amen, amen. Murabizi ko LGC ari byo yubakiyeho 90 kwijana. Tukagira kandi kantu ko kuvana abantu muri theory bajya muri pra, tukavuga yuko ibyo dukora byose hangwa ari 10 90 kwijana twitegereje hehe ikomera amashi. Ubwo ndiko ndagerageza kurura nabo tutabanye muri n'abajuru seka tujye imbere. Inangamarara introduction. Nkuko twari bibabwiye, LGC yemeje gufasha abantu kubaho indangagaciro Kristo. Ibyo bivuga ko twibanda cyane muri soft, kuko ariho hava ibyo tugaragaza mu buzima bwacu bwa buri munsi cyangwa se bwa misi yose, ari byo hard ibigaragara hanze. Twebwe nka LGC cyangwa se Life Giving Center, bavuze ko life ari iki? Iyo life tuvuga rero ni ndashaka kumva banga. Amen, amen. Bavuze ko ari iriya life tuvuga Life Giving Center. Life ni iyi life tuvuga ari ya niki? Iriya life tuvuga iriya L ni life nizowe aribwo buzima Kristo yatuzaniye, ubuzima bw'Imana bw'ubugingo buhoraho, butarimo intege nkeya, butarimo icyaha, butarimo ubuzayifu mugani w'abandi. Ibyo byose rero giving Imana yaratanze, natwe dushira mu bihe byo gutanga. Umuntu atanga icyo yahawe. Center ni Yesu, ibyo dukora byose biri centré kuri Yesu Kristo. Haleluya. Rero niyo mpamvu twigisha zino valeur tugaruka kuri Yesu. Yesu ashimwe cyane. Kandi abo tumaranye igihe murabona ko iyo tugiye kuzigisha tugaruka mu gitabo cya Genese cyane, kuko niho byose bipfira cyangwa se byapfiriye. Kandi Kristo yaje nka Adamu wa nyuma, ufite umwuka utanga iki? Ubugingo. Okay. Yaduhamagariye kwibutsa abantu. Icyo tumwe turakora hano ni ukwibutsa no gukangura conscience zanyu, no gukangura imitima yanyu. Amen, amen. Ntago dufite akamashini gafyatura kakabashiramo izi values. Ntago ufite imprimante iri imprime aba bantu. Icyo dufite hano ni ukwibutsa. Amen, amen. Nuko umwuka wara afite umurimo wo kutwibutsa. Ugakorera muri twebwe tukibutsa abagomba kwibutswa, natwe turimo. Yaduhamagariye kwibutsa abantu kuva muri theory bajya muri pratique. Abo twatangiranye twarebye ko hariho urusozi cyangwa se hariho obstacle iri hagati ya pratique na theory. Amen, amen. Rero dukeneye gukuraho icyo kintu kugira ngo abantu bave mu magambo tujye mu bikorwa. Abantu batinze cyane mu byanditswe kuruta kuba ibyanditswe. Haleluya. Abantu batinze cyane mu magambo kuruta guhinduka amagambo agenda. Biravuga ngo turi byete bisomeka. Igihe rero cyo gusoma cyararangiye, ni igihe cyo ko abantu badusoma. Komera Yesu amashi. Ni ibyo ngibyo ndimo ndaza kubabwira.